Reka twakire Benita, amashyi menshi cyane twakire Benita Maherezi. Mumeza twebye se buriya abantu batanga pase nta kuntu bagerageza bajya gutanga pase bakamenya umuntu bagiye gutanga amapase umuryango we n'abavandimwe be. Ejo bundi musaza wanjye yasabye umujama w'inshuti ye pase ariko amusaba pase ngo yicyana kirekura. Uwo mutipe agiye kumuha pase amuha ifoto yanjye na nimero zanjye. Musaza wanjye abibonye abona ibintu byose ni ngewe ngo none se kuma iyo nguyu ngo none se bro ngo ni wansabye icyana kirekura ngo uyu mukobwa nkuhaye ngo ni umukomediye ngibaze noneho ko yirekura imbere y'abantu ngibaze noneho muri mwenyine. Mumeza twabyese hari ukuntu iwanyu bakwita izina rikageraho rikagukurikirana. Mfite sogokuru yitwa Naho Nyiriye Samweli, yabaye Ngororero biranga, azi Kigali biranga, ubu asigaye aba i Kibungo naho byaranze. Noneho afite umuhungu ari we papa, yamwise Nkundwa na Bake, ariko iyo ndebye nsanga nabo bake nabahari. Mumeza twabyese buriya abakobwa bambara udukufi mu ijosi. Iyo ubonye umukobwa wambaye agakufi yahanditseho n'izina ryiwe utimenya ngo uyu mukobwa yitwa Roxane cyangwa ukamenya ngo yitwa Liliane utanabimubajije. Nta kuntu abakobwa bazajya bambara udukufi twanditseho igihe bavukiye mu gihe cyo korohereza abasore babatereta. Waba waravutse 2 ukambara agakufi kanditseho 2, umusore akamenya ngo ari kuvugana n'umwana wa 2 akamenya n'ibyo ari bumubwire. Waba waravutse 9 ukambara agakufi kanditseho 9 kugira ngo worohereze umusore ugiye kugutereta. Mfite musaza wanjye mfuhira cyane yanguriye agakufi yandikaho ko navutse 2006 ngo mu rwego rwo kundinda abasore. Noneho umusore iyo duhuye tukavugana yareba mu ijosi ryanjye ngaya ngo mba nkomeje ariko uracyari umwana. Naraje bundi nagiye ahantu mura n'umutipe w'ibogari mwiza nanjye nari namukunze turaganira, arangije arambwira ngo shango nari nagukunze ngo ariko ndebye mu ijosi ryawe ngo mbonye aho ngarukira. Namubwira ati mu ijosi ryanjye habonye iki? Ngo shango uracyari umwana peti yangu uracyari umwana. Namubwira ati oya 2005 nibigukange binyibutse igihe sogokuru yapfiriye. Mumeza twabyese umukobwa mwiza wese yari singo, umuhungu wese bahuye mwiza nawe yamwitegereje akeka ko yamukunze. Ndabeshye nanjye nagiye mu kirori ahantu nari ndi singo umva nshaka umukunzi hasi hejuru. Noneho mahura umusore mwiza w'ibogari tukajya turebana nyine yarari nka hariya nanjye ndi nka hano akajya andeba cyane nyine umuntu wagukunze ntago wamuyoberwa ukuntu aba ari kukureba. Amaso yagukunze ntago wayoberwa. Ruvuyanga amaso yanjye uri kuyabona se? Amaso yagukunze nyine ntago wayayoberwa. Twakomeje turebana ageze haranyegera aranganiriza nkunda ukuntu aganira arambwira ngo uri mwiza. Umwana thank you. Ambwira useka neza uvuga neza ufite ijwi ryiza. Anyakana nimero akinyaka nimero mu mutwe wanjye hazamo yandirimbe ya Maroni ngo sinyiri singo ayo. Arambwira ati nyine nahereye kare mwitegereza
urasa na madamu wanjye mumeza twebye se. Thank you so much. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga